ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane bene data. Ni mwene so Evangeliste Augustin Mbonabucya mbasuhuza. Mwakoze cyane kudutega amatwi kuri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana mbere yuko dutangira gusoma ndetse no kuza kubagezaho icyo umwuka yashyize ku mutima wanjye. Dusenge. Mana yacu yo kwiringirwa, data wa twese kandi se umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza w'abari mu isi, dushimye izina ryawe cyane kubw'aka kandi duhaye ko kwakira ijambo ryawe. Njyewe umugaragu wawe umugisha, Mwuka wera amfashe kandi abe no ku bantu bose bazumva bumvira ijambo ryawe. Duhe umugisha muri ryo, tubikwambaje tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tuganiraho kuri uyu munsi wa none. Dufite insanganyamatsiko iza kuza kutubwira kwirinda ibisenya umuryango. Twifashishe ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho bitatu, dusome ku murongo waho wa 12. Turebere mu Itangiriro ibice byaho bitatu, turarebera ku murongo waho wa 12, tuze gusoma no mu rwandiko rwandikiwe Abagalatiya, hanyuma tureba icyo Imana ivugana natwe ku kubaka umuryango. Itangiriro 3 ku murongo wa 12 haratubwiye ngo, uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze ni iki? Umugore arayisubiza ati, inzoka yanshutse ndazirya. Kuri 14, Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba. Uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Imana yacu itugirire neza cyane. Twongereho irindi jambo dusoma hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice byaho 4, turarebera ku murongo waho wa 28. Abagalatiya igice ni icya 4 ku murongo wa 28 ho haratubwiye ngo, nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari, ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarwanyaga uwabyawe n'umwuka, n'ubu niko bimeze. Mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti, senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganywa n'umugeni. Yesu aduhe umugisha. Muri aya magambo turashaka kwiga gusana umuryango, kubungabunga umuryango wa Gikristo, umuryango w'abana b'Imana. Murabizi ko Imana irema bwa mbere, irangije kurema, ikintu cya mbere yaremanye n'umuntu ni ukumuha umuryango. Kandi umuryango ni ikintu cy'igiciro ku buzima bw'abantu no ku mibereho yabo. Umuryango ni icy'igiciro gikomeye. Niyo mpamvu tugomba kuwumenya kandi tukawubungabunga, kuko Satani agambirira kenshi kuwica cyangwa kuwangiza. Umuryango rero ubaho gute? Umuryango, duhereye kuri iki cyanditswe, Imana yarabanjiriye Madamu wenyine. Ngishima ko ataba wenyine, ahubwo yagura umuryango, imugenera umufasha wo kubana nawe. Ku buzima bwa Adamu ntabwo bwari bwuzuye itaramwongerera igice cya 2, aricyo cyari kije kurema umuryango no gukomeza ibyishimo bye. Adamu yabanaga n'Imana. Dukunze kubyigishwa mu nyigisho za gipasitoro, abantu bari gukora amasezerano.
Adamu yabanaga n'Imana, bishobora kuba byaramunezezaga, akumva imirindi yayo, akagendagendana nayo, ikamumara irungu, ngo ariko igihe cyarageze ibona ko igomba kumwongera ikindi gice cyitwa umugore. Imaze kumuha umugore rero, umuryango wari utangiye. Tukiri aha abadukurikiye, turabamenyesha ko umuryango wubatse ku mashyiga atatu cyangwa ku nkingi eshatu. Twifashisha ibyo bigereranyo. Amashyiga ku bantu bakuze mwabonye uko bateka, inkono ya kinyarwanda yajyaga ku mashyiga atatu. Irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, inkono ikicaraho icyungo kugira ngo kize guhisha ibiryo biryoshye, hanyuma n'umuriro ukabona uko ujyamo. Ibiryo byatekwaga ku inkono ku mashyiga atatu. N'umuryango niko wubatse. Ishyiga rya mbere ni umugabo, ishyiga rya kabiri ni umugore, ishyiga rya gatatu ni Imana ishyigikira umuryango. Dore impamvu uyu munsi wa none imiryango ya none inaniranye cyangwa se imwe yubatse nabi. Bamwe bubakiye ku mashyiga abiri, barakundanye yego, barashimana ku mpamvu zigiye zitandukanye n'ibyo barebyeho, barangije biyemeza gukora umuryango. Ariko bakora uyu muryango, iyo hatagiyeho ishyiga rya gatatu ryitwa Imana, bya biryo batetse rimwe na rimwe ntibishye. Ubundi ugasanga inkono yabo yahirimye, nta Mana iri mu buzima bwabo, nta Mana ishyigikiye uwo muryango, nta Mana iri mu ruhande rwabo yaje kuhaba. Turi kuri uyu muryango, isoko y'ibyishimo, isoko y'umunezero, isoko y'aho umuntu aruhukira. Iyo umuryango wubatse nta Mana irimo, usenyuka vuba. Nk'uko tubibona rero, izo nkingi eshatu zishyigikira urugo, umugore, umugabo, Imana, nuko umuryango wubatse. Ariko tukiri aha, twibukiranye ko Satani yanga umuryango cyane, ari nacyo cyatumye abanguka kuza kuwusenya hariya muri Edeni. Uzikazanye icyaha yabanje gusenya umuryango. Icyaha cyasenye umuryango bene data. Niyo mpamvu mukwiriye kucyanga no kukigendera kure. Ikintu cya mbere cyadukoreye kibi cyane, cyasenye ibyishimo mu muryango. Adamu n'umugore we baguwe neza, bagendagenda basangira ubusitani, baguwe neza. Satani yinjira mu muryango ngo yishyira Eva, amurisha ku mbuto zitari zemewe, ari nayo nkomoko y'umuryango. Eva ngo arangije umugore ugabo we mu rukundo no mu busabane bari basanganywe, basangira ku ikosa cyangwa ku cyaha, umuryango urasenyutse. Umva uko wasenyutse rero. Ngo Imana ije gusura Adamu, yaje hamagara, Adamu we urihe? Ngo akita, bakirya kuri rwa rubuto ngo batakaje bwiza bw'Imana, batakaza akamero k'ubumana, batakaza ibyishimo bagiraga, bagira ibintu byinshi, bajya kwihisha, bidodera ibiki, barirwanaho. Ngo ariko Imana izihamagarije gusana umuryango nubwo wari wasenye. Nigahamagara ngo Adamu we urihe? Ngo yitaba yihisha. Ngirangije umva Satani icyo yakoze. Ngo aramubaza ati ko wihisha, najyaga nza turebana bimeze habaye iki? Ngo asubiza imvugo yerekana umuryango wasenyutse. Tese wa mugore wampaye, umva nawe, si wa umugore yari impano, umugore byari ibyishimo. Si wa mugore wampaye se, umugore wampaye niwe wangiza atya. Atoke none se Mataweli nanjye urandenganya. Hasenyutse icyo bita relationship, ubusabane bw'umuntu n'ibyaremwe, kandi twibukiranye ko byuzuzanyaga. Imana yabanje kurema ibyaremwe ngo bizuzuze umuntu.
abikonsome bimugwe neza. Umva rero icyaha, umva Satani icyo yazanye, umva isenyuka ry'umuryango ndetse n'ibyaremwe naha. Ngo Eva nawe aravuga ati ni ya nzoka. Ariko mbere babanaga neza nk'igisimba cyiza nk'ibindi. Dukwiriye gutinya icyaha abo turi kumwe n'abankurikiye. Icyaha ni kibi cyasenya umuryango ndetse n'ubusabane ku muntu n'ibyaremwe. Inzoka ijya mu rubanza, umugore ajya mu rubanza, umugabo ajya mu rubanza, ubutaka bubihomberamo ngo butangira kurumbya, ibitovu ngo bizana kwicana, impinduka y'ikirere iba yangiritse. Kurumbya bivuze ngo ni imvura itabonekeye igihe, inyamaswa zijya mu kaga, imwe ijya gupfa ngo bambare ibyo uruhu rwayo bari bambaye ubwiza bw'Imana. Icyaha cyazanye akavuyo hagati y'umuntu n'ibyaremwe. Ariko icyo tugendereye, icyaha gisenya umuryango. Uyu muryango ukwiriye kubungabunga Satani ntiyawuretse kuko yakomereje ku rubyaro rw'aba basekuruza, ngo yarihuse cyane ajya ku bana babo Kayini na Abeli. Bibiliya ikatubwira ngo iki? Ngo bajyaga bagira igihe cyo gufata ngo bagakorera Imana. Abeli agakorera Imana neza, akanezeza Imana mu buzima bwe. Mwene data nshuti, ushingiye ku by'Imana yaguhaye, baho ubuzima bunezeza Imana. Haleluya. Abeli akanezeza Imana, umusaruro yabonye akabitura Imana, ati Mana we, ndagushimiye ko ibyo ngeze hari weho. Ngo ariko Kayini Satani amukomeza kumugendaho, wamubuza gukora ibintu neza, agatamba ibintu nabi, ntabikorera igihe, akabeshya Imana azi ko yibeshya, akibeshya azi ko abeshya Imana. Kayini usenya umuryango. Ubu cyabaye cyakora Imana igiburira abantu bayo, ngo umwuka akajya asanga Kayini akamubwira ati ariko ibintu ukora sibyo, ibintu ukora sibyo. Ndetse ngo ageza naho amuburira, aramubwira ati ibyaha byituga tugiye ku rugi kandi ni wowe bishaka, wari ukwiriye kubitegeka, nutabitegeka bizagukoresha ikosa rikomeye. Umwuka w'Imana akaburira Kayini, ariko yanga kumva. Hari hagambiriye gusenyuka ku muryango. Umva icyabaye, ngo uyu mwuka mubi w'ishyari uzamukira muri Kayini, ngo agirire ishyari murumuna we Abeli kuko akora neza. Nshuti z'Imana turi kumwe, Satani usenya imiryango, usenya ubusabane bw'abantu n'abandi. Uzi ko hari abantu bazakwangira gukora neza, bashake kukwirukanisha mu kazi kuko ubarusha guhembwa igihembwo cy'umukozi wabaye rudasumbwa, bakwangire ko ibintu byawe byose biba biri ku murongo barusha, bakugirira ishyari ko Imana ivugana nawe nk'uko barumuna ba Yosefu, bakuru ba Yosefu babigenje, bakwangire kuririmba neza, bakwangire ko ibintu byawe byose biba ku murongo, bakwangire ko udakiranirwa, utagira ibyaha muri sosiyete, uri umuntu mwiza, bakugire nka Danieli, ngo ibyo yakoraga byose yahoraga bikora neza. Iyo ukora neza, Satani usenya umuryango azabicamo akugire nk'uko Kayini yangiye ubusa murumuna wa Abeli. Byarabaye aramwica. Murumva isenyuka ry'umuryango. Ubu mwari muzi ko ingorane ziriho mu bihe nk'ibi, uwishe undi, umugabo wishe umugore, abapfuye isambu, abatagisurana, umwe aba mu cyaro undi aba mu mujyi, n'abavandimwe, n'umuryango wangiritse. Ukeneye ko Yesu agusura kugira ngo agukemurire kandi agufashe ibibazo biri mu muryango wawe. Satani yanga umuryango w'abantu b'Imana. Kayini
yica murumuna wamuhoye ibikorwa byiza. Cyakora Bibiliya ikatubwira ngo icyo gikorwa kirangije ngo Imana yamuhaye umuvuma b'inzererezi ngo ahinduka ikivume kuko yagendanaga icyaha yakoze cyo kwangiza no kwica umuryango. Satani yagiye gutera no konona aca mu muryango. Tukireba uko umuryango usenyuka mu rubyaro rwa Adamu hafi ahangaha ngo yateye abantu kwigomeka ku Mana. Dusanga mu gice cy'itangiriro ibice byaho 11 ni cyagiye igihe bajyaga umugambi wo kubaka umunara w'Ibabeli. Ibyaha birazamuka biba byinshi, urubyiruko rwabara rwica cyane. Hari aho dusoma ngo abana b'Imana bakajya basambana n'abana b'abantu. Bishatse kuvuga ngo abakiranutsi n'abakiranirwa bose bakavanga ibikorwa byose bigahurira imbere y'Imana, igasa naho bibaye ibintu bibi. Abantu baba byumvikana ngo ubu busambanyi buteye gutya ni ukwica umuryango. Satani agambaniye umuryango muri ibi bihe kuba duteza amatwi no kuwusengera no kuwubera amaso. Bibiliya ikatubwira mu bice byaho 18 urubyaro rwa mu bice 18 tuhasanga ukuntu Satani yishe umuryango akawonona cyane, akawonona. Yinjira ku musaza umwe witwaga Loti, ajya mu mugore. Muribuka muka Loti? Loti arizera n'abana barizera, ndetse igihe kiragera Imana iza kurokora wa muryango. Ariko Satani ngo yinjira muri muka Lotira, ngo arangije igihe bariho bari kwirukanka ngo muka Loti yarahindukiye ngo areba, kandi umumarayika wari ubabwiye ngo bahunge yari yababwiye ati mwirukanke mutareba inyuma. Ngo arangije kugira ngo atandukanye Loti n'umugore we, umwe arokoka undi asigara hari inkingi y'umunyu, yinjira muri wa mugore. Ngo akebutse kureba inyuma ibiri gushya by'iwabo aho ngaho Sodomu na Gomora, ngo ahinduka inkingi y'umunyu, abaciye atandukanyije umugabo n'umugore. Uwo ni Satani asenya umuryango. Muri kamere ye, imbaraga z'icyaha n'ubugome bwacyo nta kindi kibigenza, ni uburyo bwo kugira ngo umuryango usigare usenyutse. Dusoma ukuntu Satani yasenye umuryango w'umusaza witwaga Eli hariya mu gitabo cya Samweli cya mbere. Satani yica umuryango wa Eli. Eli yari yarasigiwe gukorera Imana, urabizi, nk'umutambyi. Yigisha abana ariko banga kumwumvira. Ikigoye cy'itorero ry'iki gihe, ikigoye cy'isi y'icyerekezo cy'uyu munsi wa none, ntabwo abana bari kumvira ngo banyure mu murage w'ababyeyi babo. Binyuze mu kwizeraho biragenda biba bibi cyane. Urubyiruko n'abakiri bato ntibari gukomeza inzira yo gukomeza ababyeyi babo aho baciye, barikorera ibyabo. Eli yigisha abana, abatoza gusenga, ababwira kubaha Imana n'ibyiza byabyo, bakurira mu nzu y'Imana, batungwa n'ibyo mu nzu y'Imana. Ngo ariko aba bana bakora ikosa rikomeye, ngo bakora ibyaha byamamaye ko bakoraga ibyaha bikomeye byo mu nzu y'Imana, biriya by'ubupagane, kandi hari irindi zina ngo n'umuntu w'Imana. Bagasambana bari ku murimo, bagakora ibyaha bitandukanye, bakarobanura abantu ku butoni. Eli akabagira inama, ngo ariko abana bakanga kumva. Rubyiruko muteze amatwi, munteze amatwi. Kutumvira ababyeyi no guca mu murongo babahaye bizana akaga. Abana banga kumvira. Umuryango wa Eli waciwe mu nzu y'Imana kuko generation yo kumusimbura ntibabyemeye, baguma kwikorera ibyaha. Iyo nkuru irangiza ivuga ngo abo bana bahuye n'iherezo ribi kuko banze kumvira Imana mu mibereho yabo. Satani yica umuryango. Bibiliya itubwira umusaza witwa Samweli.
murankundira dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 8 turebere ku murongo wa mbere. Satani yanga umuryango cyane, yarawishe yica umuryango wa Samweli, kandi Samweli yakoreye Imana cyane, arayubaha, anezeza Imana, ayikorera neza cyane, ariko bigeze ku bana be Satani yica umuryango. Igice cyaho cya 8 muri Samweli wa mbere umurongo wa mbere. Samweli amaze gusaza agira abahungu be abacamanza b'Abisiraheli. Imfura ye yitwaga Yoweli, uwuheta yitwaga Biyasi. Bari abacamanza b'i Berisheba, ariko abahungu be ntibagendana n'ingeso nk'izasi, ahubwo bakiyobagiriza gukunda ibintu. Icyo ni kimwe. Bagahongerwa, icyo ni icya kabiri, ngo bagaca imanza zibera. Ibi ni ibyaha bitatu bene Samweli bakoze bituma umuryango we usenyuka unacika mu nzu y'Uwiteka, abura umusimbura. Ngo bagahongera. Ni ibyaha bitatu bikomeye bitajya bibyara aho biri nta muyobozi uhaba. Ni ibyaha birwanya ubuyobozi. Umva nawe guhongerwa, umva nawe guca urubanza baruhengeka, umva nawe gukunda ibintu, materialism, gukunda ibintu, gukunda amafaranga, gukunda impongano. Bene Samweli biyobagiriza gukurikiza umurage. Samweli yari umusaza mwiza warerewe mu nzu y'Imana, ahesha Imana icyubahiro. Mama we yari yaragiye amutura Imana, aravuga ati uyu mwana muhaye Uwiteka azigumira ahangaha. Kandi Samweli nawe agenda muri uwo murage. Bibiliya ikatubwira ngo atangira kwambara efodi y'igitare akiri umwana muto, ngo uhereye i Berisheba ukagenda i Dani, ngo bakamenya ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi. Uyu musaza amaze kugera mu zabukuru wazamukiye aha, abura abasimbura. Rubyiruko mu nteze amatwi, Dawidi niwe wakundaga kwigisha umwana we akamubwira ati Salomo mwana wanjye jya umenya Imana ya so. Rubyiruko mutubaha Imana, murakurikiza, muratera ikirenge mu cyane. Wowe udakangurira umwana wawe kugukurikira mu nzira y'Imana wanyuzemo, ubu hateye ikintu cyo kuvuga ngo abana bihitiremo, ngo ni uburenganzira bwabo. Oya, ushinzwe kwigisha umwana ndetse no kumwereka inzira. Iyo ni inshingano muzimwe umubyeyi azabazwa. Wamwigishije se ahubwo akazahitamo ariko afite icyo wamuhaye. Mwigisha abana ijambo ry'Imana. Niba utazi kubigisha bashakira umwigisha w'ijambo. Hirya yo ku ishuri y'uwohereza nibataha nibiga ijambo ry'Imana bakurikize n'ijambo, unamenye ko baba mu ijambo. Nibiga ibindi gusa sawa, ariko warukwiriye kubaha umurage w'icyo wamenye ngo nabo bakimenye. Nibitaba ibyo umuryango uzasenyuka. Nibitaba ibyo uzajya kubona ubone yadukanye ibyo utamutoje, yadukanye ibyo utaza habikuye. Arafite imisatsi iragwa hasi wagira ngo abikuye kandi ni umuhungu. Aranywa itabi wowe utari dukozeje mu kanwa kuvunganya utyo. Yabuze inyigisho zawe. Zimuhe binanirana uzabazwa inshingano yawe. Satani agambiriye kwica umuryango, ariko abakuru mu nyumva muhagarare ku muryango muwigishe, kuko isi ya none Satani yamaze gupfumurira mu rubyiruko ngo arwice kandi arwangize. Ubu abakuriye umuryango mu nzego z'igihugu cyacu habaye ihaguruka muri ibi bihe, ni ukuri kw'ibiriho. Indirimbo zitandukanye zica
ko buriho no kubwiga ntacyo bitwaye ndetse buzakomeza kwiyongera nk'uko ubuhanuzi buvuga, ariko hakeneye ubwenge, ikoranabuhanga, ubumenyi n'ibindi, ariko byose bishyigikiwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakenewe mu gihe nk'iki bantu b'Imana muryigisha urubyiruko. Samweli ngo abura abana be Abiyasi na Yoweli barigira mu businzi, bigira mu biyobyabwenge, bigira mu kwakira impongano, babuze Imana yararebye ibona nta muyobozi urimo. Samweli yabuze uwaraga agakiza, buri uwaraga ijambo ry'Imana. Ariko ntibikakubeho mu muryango wawe, bungabunga umuryango wawe, bungabunga abana bawe, bigisha ijambo ry'Imana, bashakira uko baryiga. Wibahata siyanse nayo ni nziza, ariko bashyiriremo na Bibiliya, bashyiriremo ijambo ry'Imana, kuko niyo siyanse, nibwo bumenyi bugorora ubwenge bw'ahanze. Umugabo umwe w'umuhanga cyane nakunze witwa Victor Maria Hugo yaravuze ngo ubwenge bwa hano mu isi yo buvangiwe n'ubwenge bw'ijambo ry'Imana ngo bibyara ubwenge nyakuri. Umusizi w'umufaransa akaba n'umukinnyi w'amakinamico ngo ubwenge bwa hano mu isi iyo bwavangiwe n'ubwenge bw'Imana ngo bibyara ubwenge nyakuri. Satani wica ari kwica umuryango. Turi kubungabunga umuryango utabungabunzwe ugira iherezo ribi. Bibiliya itubwira umuryango wa Dawidi ukuntu waje kugira ibibazo bikomeye. Dawidi yigishijwe Imana, azamukira mu Mana. 16 yarari hasigwa amavuta yo kuzaba umwami, ari mashwanyaguza intare n'idubu wawe yaragiraga, yuzuye umwuka w'Imana ngo agisigwa amavuta agira mwinshi. Igihe yaje no kwica Goliyati, intwari y'igihugu, aba umutabazi w'igihugu, wari wuzuye umwuka w'Imana. Ariko ikibazo Satani amutegera ku rubyaro. Uzaba umuntu ukomeye, ukora ibikorwa byiza, tugira ibigwi, umuntu utoroshye, umuntu w'icyitegererezo, ariko ugomba gucunga ngaho waburiwe bitazapfumukira mu rubyaro. Dawidi ategerwa kubana. Bibiliya iratubwira ngo abana baramunanira. Amunoni murabiza akinda mushikiwe cyangwa se afata mushikiwe ku ngufu. Abusalomu yabaye umwana mubi, waje no kugeza ku rwego rwo gushaka gufata mukase. Barahigana, Amunoni agahiga Abusalomu, ibintu biba bibi. Batamara urumva ibyababayeho, umuryango wa Dawidi urasenyuka. Imana idufashe imiryango yacu ibe mizima. Muzi ko Abusalomu ari we wahanganye nawe igihe yaragiye kwima, yashatse no gufata ubuyobozi bwe. Abusalomu agumura abantu ndetse ashaka no kwiyimika, ibintu biba bibi. Imana idufashe cyane. Satani w'iki gihe w'iyi minsi arahiga umuryango. Mu magambo twasomye tugana ku musozo, Bibiliya yatubwiye ukuntu Satani yishe umuryango wa Aburahamu. Yinjira mu masezerano ya Aburahamu ngo abasanze Sara, aramubwira ati amagambo y'iby'Imana yavuganye nawe yarakubeshye ntayo. Ishakire Hagari hanyuma ubyara umwana. Imana yarababeshye. Igihe yavugiye idasohoza yarababeshye. Ukuntu Satani yangiza umuryango. Sara barabyakiriye, agira inama Aburahamu, bababyaye Ishimayeli. Uzi Ishimayeli icyo yabazanye? Ishimayeli arabonetse. Kuri Hagari nta cyaha yari yakoze, ku busanzwe byumvise yari yashingiwe na mukamugabo. Ntago Hagari yigeze akora icyaha ko yarashingiwe. Baramwirereye, bari bamuzi. Yabwiwe ngo nasanga Aburahamu. Ariko umva icyabyaye, umwana wavutsemo yaje asa naho ari ikibazo, kandi yaraturutse mu bushake bw'ababikoze. Ni Satani winjiyemo ngo asenye umuryango. Bibiliya ikatubwira ngo Ishimayeli ageze ku myaka 5 ngo yarasetse gusa. Umve Satani ngo yakubisaga ishyari riba rirazamutse, Ishimayeli akubisaga twenge. Sara yegera Aburahamu aramubwira ati senda uyu mwana na nyina bagende.
barazira iki ko mbere bari bemewe? Ni Satani waje gusenya umuryango. Ni nayo nkuru y'ijambo twasomye mu Bagalatiya ibice 4 ngo Isaka umwana w'isezerano ntiyagombaga kuraganywa na Ishimayeli winjiyemo nkaho ari ukuvangirwa, nkaho ari intege nke, nkaho ari ukurambirwa gutegereza Imana. Niko Ishimayeli yaje, uyu nawe yinjira mu mugisha wa Aburahamu. Ariko twibukiranye ko Aburahamu yari yarabwiye umugisha, aramubwira ngo ibyawe byose nzabiha umugisha. Ibyo byatumye na Ishimayeli waje kuri y'ab'umunyamugisha, ko Bibiliya ni kwivuga ngo igihe bari bagiye kumujugunya mu butayu, nyina avuga ati niyipfire n'ubundi ntahajya, iwabo ntibamuzi n'iki, yasaga naho yamubyaye gute, ngo yaramushyize hari ati nashaka. Imana iraza iravuga iti ubwo ari imbuto ya Aburahamu namuhaye umugisha azakomera. Hanyuma Aburahamu na Isaka barakurana. Ariko Bibiliya hano iri kutubwira ngo uw'umugisha n'uwinjiyemo mu ntege nke ntibaraganywa. Iki gisobanuro ni kirekire, ariko biravuze ngo intege nke, icyaha, isenyuka ry'umuryango, abana batumvira, umuryango w'umukirisitu n'uwabitaye ntago baraganwa ngo byemere, bahora barwana. Iyo wowe ukiri mu gakiza undi yarakavuyemo muhora murwana, iyo wakagiyemo ntakajyemo azakugerageza. Umwe ni Ishimayeli undi ni Isaka. Dukwiriye kugira imiryango ihuje, imiryango isa, imiryango isengana, abana bubaha Imana. Nicyo bishatse kuvuga, kugira ngo Isaka atagongana na Ishimayeli. Uzi kuba mu muryango udahuza, umwe aravuga ati Imana iravuze, undi ati bivuga gute, undi ati nge ndasenga ivuge, undi ati ngewe nizi mibare, undi ati ngewe ndemera ibi, undi ati ibi nge simbyemera, undi ati ibi ngibi ntacyo bitwaye. Ibyo ni Isaka na Ishimayeli barwana. Dukwiriye gutandukanya umukiranutsi, umunyamasezerano, ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ibyaha. Tugana ku musozo, Satani yahagurukiye imiryango. Ibi bihe turimo bya Covid, kubera abagabo begeranye n'abagore, ibyegeranyo biravuga ngo divorce zabaye nyinshi kuko baramenyanye, barabanye. Ni Satani uri gusenya imiryango. Niyo wumva bazamutse kwica, umubyeyi yisha umwana, umwana yisha umubyeyi. Birakwiriye ngo tubere maso imiryango, tuyisengere kandi tuyibemo neza dukurikije ijambo ry'Imana. Umuryango wawe wubatse ku gakiza, wubatse ku Mana, wubatse ku butumwa bwiza, wubatse kuko mwahindukiye muyoborwa n'Imana. Kiyo umuntu atayoborwa n'Imana hari n'ibindi biyobora, hari ibindi byayobora. Ubwenge bwayobora n'ubwo yari bwonyine bukenera Imana, n'ibindi byayobora. Ariko icyo tukwifurije we n'umuryango wawe mugari, icyaduha icyifuzo muyoborwe n'Imana, umuryango ujye waba muzima. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge Imana, Imana iduhere umugisha muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Mana yacu tuguhaye icyubahiro, tugushimiye akanya keza nk'aka waduhaye k'ijambo ryawe, rikomeze gufasha abaryumvise kandi uriyobore rigere ku cyo waritumye. Urakoze ko duhaye umugisha muri ryo mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.